Ibihe byiza cyane kuri udukurikiye. Muri iyi video tugiye kuvuga ku ndwara ikomeye cyane kandi iri kwica abantu benshi muri iyi minsi ya none, aho uri kuba uri kumwe n'umuntu mukamwanya ukumva ngo umuntu yikubise hasi arapfuye. Biri gutuma rero abantu benshi babyitiranya n'uburozi, kugera ku rwego umuntu ari kubura umuntu yarangiza akavuga ati nta kindi kimwishe n'uburozi. Kubera iki? Ni indwara y'umuvuduko w'amaraso iri kugenda yiyongera mu bantu, kandi abantu ntibabashe kumenya indwara barwaye iyo ariyo, kubera yuko mu mizo ya mbere ugifatwa n'ubu burwayi bw'umuvuduko w'amaraso ntabwo ushobora guhita ubimenya. Ibimenyetso uba ufite biba ari ibimenyetso bisanzwe, udashobora kuba watekereza ko ari uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Rero abantu benshi uko bigenda umuvuduko ugenda wiyongera gake gake, bikagera ku rwego umuntu ahura n'ikibazo cyo kurwara stroke, ugasanga umuntu apfuye amarabira, hanyuma ukahera aho ngaho uvuga ngo ni uburozi. Muri iyi video rero tugiye kuvuga ku burwayi bw'umuvuduko w'amaraso, tukubwire ibimenyetso ushobora kubona bigatuma utangira ugatera intambwe hakiri kare ukajya kwa muganga ukisuzumisha, kubera ko iyo wamaze kwisuzumisha hakiri kare ufata ingamba, nazo izo ngamba turazikubwira. Turaza no kukubwira igitera umuvuduko w'amaraso kugira ngo utangire kukirinda guhera ubu ngubu, kugira ngo utazahura n'ubu burwayi bushobora kukugeza no kuri stroke, ugasanga ugize ikibazo cy'indwara z'ubwonko cyangwa se ubwonko burangiritse ukabura n'ubuzima. Turaza no kukubwira n'imiti y'umwimerere ushobora kwifashisha niba umuvuduko w'amaraso wawe warazamutse cyane ukaba uri ku kigero cyo hejuru, hanyuma ukifashisha iyi miti y'umwimerere ikaba yagufasha umuvuduko ukagabanuka. Inama zose zisabwa kugira ngo umuvuduko w'amaraso wawe ugabanuke muri iyi video uraza kuzumva. Tugiye kubana, ndi Nathaniel Fiabora. Ndagushimye cyane rero wowe wamaze gukora subscribe igihe cyose dushyizeho ibiganiro, ukaba ubana natwe, ukaba ufungura video ukayumva yose ikarangira, warangiza ukibuka gukora like, ugasharinga video, ukatwandikira n'igitekerezo cyawe muri comment. Nawe rwose ndagushimye cyane, mboneraho no guha ikaze umuntu uri kubana natwe ari ubwa mbere ubanye natwe kuri iyi channel, ukaba ubonye iyi channel ari ubwa mbere, ibuka ukore subscribe, kubera ko ibindi biganiro byose tugenda tukugezaho nabyo uzajya ugenda ubibona. Kandi nukunda iyi video uyihe like, uyinasharinge ku zindi nshuti zawe, kugira ngo nazo zigende zunguka ibiganiro tugenda tukugezaho. Ngira ngo nanakumenyeshe ko ibiganiro dukora aha ngaha byose nibivuga ku buzima, uburyo wakwita ku buzima bwawe ukoresheje ibimera, tukakurangira imiti itandukanye y'ibimera. Ibyo bimera bifite umumaro, bishobora kuba byakuvura indwara zitandukanye. Ikindi kandi tukurangira tukugira inama ku mirire ndetse n'iminywere ushobora gukoresha, ushobora kurya ndetse no kunywa, bikaba byakubera umuti aho kugira ngo bikubere ibishimisha umubiri gusa. Ibyo byose ni kuri iyi channel, kandi tujya tubagezaho ibintu by'ingirakamaro. Benshi bamaze gusobanukirwa iby'iyi channel batanga ubuhamya, kuko hari benshi bamaze kugenda bakira uburwayi butandukanye bitewe no kuba barumvise ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane rero namwe rwose kuba mubana nanjye. Ikaze. Ubundi umuvuduko w'amaraso bavuga ko umuntu yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ari uko ingufu amaraso atemberaho cyangwa se agendaho, umuvuduko agendaho mu mitsi ugenda wiyongera, cyangwa se ugenda ugira ikigero cyiyongera mu mitsi, hanyuma kuriya amaraso atembera mu bice by'umubiri, ugasanga izo ngufu zirengeje urugero, nibwo tuvuga ngo umuntu yagize icyo bita high blood pressure cyangwa se hypertension, umuvuduko w'amaraso. Iyi ndwara rero y'umuvuduko w'amaraso abenshi muri iyi minsi bari kuyita umwicanyi wihishe. Uzi impamvu bari kuyita umwicanyi wihishe? Nuko iyi ndwara iri kugenda ifata abantu, kandi kubera ko itandura biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, imibereho umuntu abamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose rero kubera ko igenda yica bucece, irica umuntu, ejo ukabona wari kumwe n'umuntu mwari musanga mwimuziranye, ariko kubera ko yayirwaye ariko ntagende ngo yisuzumishe amenye, akumva umuntu aribwa umutwe bya hato na hato, akagira ngo ni ibisanzwe, nuko wenda yakoze imirimo itandukanye, ejo akaba yikubise hasi, ukumva ngo umuntu arapfuye,
ukavuga ngo ni uburozi, abarozi baramwishe. Niyo mpamvu iyi ndwara bayise ngo ni umwicanyi wihishe. Iyi ndwara rero ikomeze kugenda yangiza abantu benshi. Hari impamvu rero zituma umuntu arwara umuvuduko w'amaraso, reka tuzumvire hamwe kugira ngo tubashe kumenya uburyo bwo kumenya, kuko iyo wamaze kumenya impamvu ishobora gutera ikibazo, ubasha no kumenya uburyo izo mpamvu wazikuraho ntube wahura n'ibyo bibazo. Ikintu cya mbere, niba ubona ubyibuha cyane, ugira ikibazo cya obesite, umubyibuho ukabije, iyo ibinure ari byinshi mu mubiri, umutima ukora cyane, hanyuma ukohereza amaraso mu buryo bukoresheje ingufu zidasanzwe, umuvuduko w'amaraso ukazamuka. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Umuntu ubyibushye, umutima we ukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wohereze amaraso agende mu mitsi nk'uko bikwiye, kubera ko ibinure biba byaramaze kuba byinshi bigenda bifungafunga imitsi, hanyuma bigatuma umutima ukora cyane mu kohereza amaraso, hanyuma umuntu akarwara umuvuduko w'amaraso. Icyo ni icya mbere, obesite nyine, ibintu by'umubyibuho. Icya kabiri ni ukurya umunyu mwinshi. Niba uzi kurya umunyu mwinshi, cyangwa se kwa kundi usanga ugiye muri resitora ufashe umunyu wongeye mu biryo, umunyu mubisi noneho wo ni icyitonderwa. Nshuti yanjye, niba ukunda kurya umunyu mwinshi, tangira uhate cyangwa se wihate gahunda yo kugabanya umunyu urya ku munsi, bize kugufasha cyane, kuko umunyu utuma umubiri uha amaraso amazi menshi, hanyuma bikazamura umuvuduko w'amaraso. Ikindi cya gatatu ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Niba uzi neza ko ujya umara igihe cyawe kinini udakoze siporo, hari igihe wibwira ngo ndahinga, ngo ndagenda, ngo nkora imirimo ngo ivunanye, ukibwira ko ari siporo, ariko buriya siporo itandukanye n'iriya mirimo uba ukora. Niba wirirwa uhinga, ntabwo guhinga ushobora kubyitiranya na siporo ikenewe kugira ngo umuvuduko w'amaraso ugabanuke, kuko n'abahinzi barawurwara. Niyo mpamvu rero gukora siporo, ukwiye gukora siporo wabipanze, ugakora siporo ukirukanka nk'iminota 30 kugenda no kugaruka, intego wihaye, cyangwa se ugakora izindi siporo zitandukanye ziba zihari, bikagufasha gutuma utahura n'ikibazo cyo kugira umuvuduko w'amaraso uzamuka, kubera ko iyo wicara igihe kirekire bituma umutima n'imitsi bibura akazi bikora, hanyuma bigatuma umutima utangira kohereza amaraso nyine mu buryo butari busanzwe, ukarwara umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni stress nyinshi. Muri iyi minsi ya none stress ntizabura, nta nubwo nakubwira ngo rwose uzaba udafite stress, ariko hari uburyo ugomba gushyiraho bwo kumanaginga stress uhura nazo buri munsi. Ni byiza gufata igihe cyo kuruhuka cyane, ugafata umwanya ukaruhuka. Niba ari akazi kagutera stress, ntabwo ari byiza kugafata ngo ugakore hanyuma wibagirwe no kuza gufata ikiruhuko gihagije ngo witekerezeho, uruhuke neza, bitume udashobora guhura n'iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Kubera ko stress rero genda igatuma ziriya hormone zizamura umuvuduko w'amaraso zikora cyane, zigazamura umuvuduko w'amaraso, amaraso kazamuka ku muvuduko uri hejuru, ugasanga umuntu agize icyo kibazo. Stress nyinshi nazo ntabwo ari nziza, ni byiza kuzibona, kugira uburyo uzimanaginga, bigatuma utahura n'iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ikindi kintu gikomeye ni ukunywa inzoga nyinshi. Niba uzi ko mu buzima bwawe ukunda kunywa inzoga nyinshi, ariko ntubijyanishe n'amazi, buriya kunywa inzoga bigomba kujyana n'amazi. Niba nyweye inzoga amacupa 5 cyangwa ukanywa amacupa 4 y'inzoga, ukwiye kuba nibura uri bunywe litiro 3 z'amazi, nazo ukazirangiza. Mwumva ibyo bintu kubijyanisha ni ibintu bigoranye, ariko niba uzi kunywa inzoga nyinshi, tangira uzigabanye, ahubwo wongere ibinyobwa bidasembuye kandi cyane cyane amazi. Ibyo bintu bizagufasha cyane. Niba unywa itabi kandi nabyo menya yuko ryangiza imitsi y'amaraso, hanyuma bigatuma igenda iziba cyangwa se yifunga, ugasanga ko amaraso gutembera mu mitsi biragoranye, bikazamura umuvuduko w'amaraso. Ikindi kintu kijya kibaho ni isano yo mu muryango. Niba mu muryango wanyu hari abarwaye umuvuduko w'amaraso, ushobora gusanga nawe bishobora kukubaho, kuko ibi nabyo bigenderwaho genetics. Mu burwayi nk'ubu ngubu butandura, usanga kenshi bikurikirana n'imiryango. Ikindi ni indwara zimwe na zimwe, ushobora kuba urwaye diyabete. Iyo urwaye diyabete n'umuvuduko w'amaraso ntiwawubura, akenshi bikunda kubaho indwara z'impyiko. Ibyo byose bishobora gutuma urwara umuvuduko w'amaraso. Hari ibimenyetso rero bizakubwira ko
umuvuduko w'amaraso uko byagenda kose uwufite, ni uko umutwe uhora ukurya akenshi igihe cyose, ukumva rimwe na rimwe nko mu gitondo ukibyuka ukumva umutwe uri kukurya, ukibaza ko nasinziriye bihagije, ukibaza ngo ko naryamye nta kibazo nari mfite, kuki mbyutse ndwaye umutwe. Ibyo bintu ujye umenya yuko ari ikimenyetso mpuruza kikubwira ko ugomba kujya kwipimisha ukareba ko nta muvuduko w'amaraso wazamutse. Ikindi kandi rimwe na rimwe hari igihe uba ukumva nko mu isura, mu maso cyane cyane ukumva hashyushye, ukumva mu maso hashyushye. Ikindi kintu kikubwira ko uri kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ni ukugira inzozi nyinshi cyane nijoro. Niba ukunda kurota inzozi nyinshi cyane nijoro, tangira kumenya ko ari ikimenyetso cy'umuvuduko w'amaraso, amaraso atari kugenda neza nk'uko bikwiye ku kigero cyiza mu mitsi. Ikindi kandi rimwe na rimwe hari igihe ubyuka ugasanga mu maso ubyutse mu maso habyimbye, ubona mu maso nyine wabyimbye ukuntu, icyo nacyo ni ikimenyetso. Ikindi kimenyetso ni ukuruka no kubura apeti rimwe na rimwe. Ikindi kimenyetso ni uguhumeka nabi. Guhumeka nabi ubwo ndi kuvuga rimwe na rimwe nk'igihe uryamye ukumva umutima usa nkaho uri gutera ukuntu, bigatuma uhumeka nabi. Ikindi ni ukunanirwa, kugira ibintu by'umunaniro bya hato na hato, ukumva rwose wananiwe kandi nta kintu wakoze. Ikindi kimenyetso ni ukwiruka k'umutima, kumva umutima utera cyane kandi bigakunda kubaho rimwe na rimwe. Ibyo byose menya ko ari ibimenyetso bikubwira ko ushobora kuba waramaze kurwara umuvuduko w'amaraso ukaba utarabimenya. Ikindi kintu ni ukugenda ushidikanya ku mubiri, akenshi bikunda kubaho iyo umuntu ari kwibaza cyangwa se yagize intekerezo nyinshi, ugatangira kugenda uvuga uti umubiri wanjye ndabona bimeze gutya, ndabona hari ibyo cyane cyane nk'abagabo, cyane ku bagabo, hamwe utangira kubona nk'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitari kugenda neza, ugatangira kwishidikanyaho utekereza. Icyo gihe menya ko nabyo ari ibimenyetso, kuko biba bisaba ngo ubashe gutekereza. Ibi byose rero, ibimenyetso nkubwiye ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye umuvuduko w'amaraso, ariko ntago ari byo wagendera uhamya ko ari umuvuduko w'amaraso. Icyiza ni uko ahubwo uhita ujya kwa muganga bakagusuzuma umuvuduko w'amaraso, bakakurebera, hanyuma bakakubwira icyo utangira kugenda ukoresha. Hari icyo rero umuvuduko w'amaraso, hari uburyo umuvuduko w'amaraso ari nayo ngingo ikomeye. Bijya bibaho ko umuntu arwara stroke bitewe n'umuvuduko w'amaraso. Aha hantu rero abenshi babyitiranya n'uburozi, kuko iyo umuvuduko w'amaraso ukabije cyane biragenda bikangiza iriya mitsi ijyana amaraso mu bwonko, hanyuma ikifunga, ikagenda yifunga, hanyuma amaraso agenda akagerayo ari make, bigatuma na oxygene, wa mwuka mwiza ukwiye kujya mu bwonko, ukagerayo ari mukeya kandi uba ugomba kugenda mu maraso, hanyuma ugasanga umuntu iriya mitsi irabyimbye, ihise icika. Iyo icitse rero by'ako kanya n'umuntu ahita yikubita hasi rwose ako kanya. Hari ibimenyetso rero nabyo bishobora kukwereka ko ushobora kuba umuvuduko wawe w'amaraso uri kuganisha kuba uzarwara stroke, cyangwa se na stroke ukaba warayifashe waramaze kuyirwara, yaramaze kugera ku rwego, umuvuduko w'amaraso waramaze kukugeza ku rwego rwo kuba wararwaye stroke. Kuko stroke kuyirwara ntabwo bisobanuye guhita wikubita hasi ako kanya ngo uhite upfa, kuko hari n'uburyo uyirwara ariko imitsi ikaba itaracika. Ubwo rero muri kiryo gihe imitsi itari yacika, uba utangira kujya ubona umwijima, akenshi ukaba wabona nk'umwijima mu maso. Ikindi ni wa mutwe nyine ukurya cyane bikabije, ukabona amarira arashoka mu maso kubera umutwe ukurya cyane, iyo iba yaratangiye kuba stroke. Ikindi kandi ni uko hari abatangira kugira ibibazo byo mu isura, ugasanga nk'umuntu yatangiye guhengeka umutwe, ari kugenda ahengetse umutwe, cyangwa se ukabona umuntu ijisho rimwe ry'uruhande rumwe ryamaze kwangirika, ntabwo rikiri kureba neza. Ibyo byose ni ibimenyetso bikubwira ko watangiye gufatwa na stroke. Iyo bimeze gutyo rero, hari n'igihe utangira kumva ugagara cyane mu maso, rimwe na rimwe wakora mu maso ukumva ahumagaye cyane, ukumva wananiwe cyane no guhaguruka. Hari abahagarara, hari abantu uba wicaye guhaguruka bikanga rwose, ugasanga bimaze nk'umwanya munini.
ushobora kwayura ukumva imisaya igumayo ntabwo yongera kugaruka ngo bumve umunwa. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko umuvuduko w'amaraso ushobora kuba waratangiye kugera ku rwego rwo kuba wararwaye na stroke. Ibyo byose rero iyo bibayeho hari igihe bigera ku rwego umuntu arwara pararize, akaba nubwo nyine umuntu yikubita hasi rimwe na rimwe, bamwe bakagira ngo ni n'igicuri, ugatangira kujya yikubita hasi bya hato na hato, isereri nyinshi cyane. Ibyo byose ni ibimenyetso byo kuba umuvuduko waramaze kukugeza ku rwego rwo kurwara stroke. Abenshi rero hari igihe imitsi nyine yifunga ikazi bigaturika, yaturika ukumva umuntu yahise apfa mwari kumwe nimugoroba, bigahera aho ngaho uvuga ngo ni uburozi yazize. Ni byiza rero kwirinda umuvuduko w'amaraso, ugahora wipimisha buri munsi cyangwa se ugahora wipimisha nibura buri mezi 3. Ikindi kandi ukagabanya umunyu urya ku munsi, ukajya unywa amazi ahagije, bijyanye n'ibiro ufite. Ikindi ni ukurya indyo yuzuye igizwe n'imboga, irimo imbuto, ibinyampeke byinshi, ukirinda kandi kurya ibiryo birimo amavuta menshi ndetse n'ibirungo byinshi. Ukibuka gukora siporo, ukareka kunywa itabi, ukagabanya inzoga ndetse ugafata umwanya wo kuruhuka mu gihe gihagije. Hari imiti kamere rero ukwiye kuba ukoresha niba umuvuduko w'amaraso wawe waramaze kuzamuka kandi ukaba ushaka ko umanuka. Ikintu cya mbere ugomba gutangira, jya unywa amazi mu gitondo ashyushye y'akazuyazi. Ayo mazi wayakamuriyemo indimu. Ibyo bintu bizagufasha cyane. Ayo mazi ujya unywa nibura mu gitondo ubyutse, unywe litiro y'amazi utaragira ikindi kintu ushyira mu nda, hanyuma uze kuza kugenda unywa amazi ku munsi, uze nibura kuba wamaze kunywa amazi ahagije. Uzumva ikiganiro nashyizeho kivuga ku mazi ukwiye kubunywa bijyanye n'uko ibiro ufite, umubiri wawe uko ufite ibiro, hanyuma ujye ukoresha litiro z'ayo mazi ariko washyizemo indimu. Bizagufasha cyane kuba umuvuduko w'amaraso uzagabanuka. Ikindi kintu nk'ubwo bimeze gutyo, hari umuti witwa intaragasoryo. Isi intaragasoryo urazizi? Niba utazizi ni izo ngizo uriho ubona kuri sikirini. Izo ntaragasoryo urazifata ukabigira umuco mu kuzirya, ukajya uduteka mu biryo cyangwa se ukaduhekenya bisanzwe, ugasoroma nko ku rushyi ukaduhekenya ku munsi. Ibyo bintu bikagufasha cyane. Izi ntaragasoryo zo zizwiho rwose kuwugabanya kandi mu gihe gito cyane, iyo utagize ubute ngo uzikoreshe neza nk'uko bikwiye. Ikindi ujye wibuka kunywa icyayi cya tangawizi, kuko tangawizi ifasha cyane mu bintu byo kubyimbura no gukura uburozi n'ibinure mu mitsi, hanyuma amaraso ajya atembera adafite ibibazo. Ikindi nubona igisura tuzanakivugaho by'umwihariko. Igisura ni kiriya cyatsi kiba gifite utuntu tw'amahwa, kiraryana cyane. Iyo wakibonye ushobora kugisekura ukakinywamo amazi cyangwa se ukagikoramo ifu. Iriya fu yacyo ukajya uyinywa nko mu cyayi wakivanzemo n'agatangawizi, hanyuma ukajya ubikoresha nibura rimwe ku munsi mu gihe cyo ku nimugoroba ugiye kuryama. Ikindi kandi nk'uko twabivuze, indimu ugomba kujya uyishyira mu mazi ukayanywa. Ikindi kandi ni ukwibuka kujya urya ibitunguru wakatiye ku biryo ari bibisi, hanyuma imboga za seleri nazo ugomba kujya uzifata, hanyuma ukibuka gukora siporo. Ibyo byose ukabijyanisha na siporo. Ibyo byose bizagufasha guhita utangira kugabanya umuvuduko w'amaraso vuba kandi udakoresheje indi miti idasanzwe. Ibyo byose rero nutangira kubikoresha bizagufasha cyane, kuko umuvuduko w'amaraso ni indwara ishobora kuvurwa neza kandi ikanakira mu gihe wipimishije hakiri kare. Ntugategereze igihe uzabona ikibazo cyo kuba wagera kuri stroke, kuko iyo yaguteje stroke akenshi biba byabaye ibibazo, kuko no kubivura biba bigoranye cyane. Akenshi irinda kuba yagutwara n'ubuzima. Menya umubiri wawe rero kandi wipimishe kenshi, nibura inshuro 3 mu kwezi cyangwa se mu mezi, inshuro 3 mu kwezi. Kandi wipimishe kenshi, ushyire mu bikorwa inama uba wagiye ugirwa. Byose nomero yanjye iri no muri description, ushobora kugenda mu byo utasobanukiwe ukampamagara nkakugira inama by'umwihariko ishobora kugufasha